Tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya. Nshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda bo muri hose ku isi muduteze amatwi, tugeze mu mwanya w'ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya Gatolika, aho uyu munsi tubagezaho ikiganiro ku nsanganyamatsiko Ukaristiya no Gushengerera. Ikiganiro mugezwaho na Padiri Julien Mwiseneza. Nshuti muduteze amatwi, kugeza magingo aya benshi banditse ibitabo bitandukanye kuri Ukaristiya ntagatifu no ku mwitozo wo gushengerera. Abandi babitangamo ubuhamya bw'uko babikora n'icyo babirongeramo. Ibyo mbaganiriza nibyo navomye mu buhamya bwabo no mu buryo njyewe ubwanjye mbaho ngerageza kubishyira mu bikorwa. Kugira ngo tubashe kumva neza umwitozo wo gushengerera, ni ngombwa kubanza kwibutsa icyo Ukaristiya ari cyo, kubera yuko tutashengerera tutaramenya agaciro k'Ukaristiya n'urukundo rurunduye ruhebuje Yezu Kristo umwami wacu yayitugaragarijemo igihe idusigiraho urwibutso ruzahoraho iteka. Iyo tuvuze Ukaristiya, tuba tuvuga isakaramentu ry'umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo, tuba tuvuga rya sakaramentu rihatsa andi yose, kuko ari ryo Yezu Kristo atwihamo wese kandi akemera ko tumwakira mu bimenyetso by'umugati na divayi byahinduwe umubiri n'amaraso bye. Ni sakaramentu ry'urukundo rwitanga kugira ngo abantu bakire icyaha n'urupfu baronke ubuzima n'umunezero. Muri ryo impuhwe z'Imana ntizigira urugero, ntizipimika, ni nyinshi cyane. Ni sakaramentu kandi rirema umuryango w'Imana rikanawubuganizamo ubuzima bwayo. Gatigisimu ya Kiliziya igenera abana isobanura ko Ukaristiya ari sakaramentu ririmo Yezu Kristo ubwe rwose n'umubiri we n'amaraso ye mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Yezu yaremye Ukaristiya kugira ngo twifatanye nawe mu gitambo yatuye se, igitambo dutura twibuka kandi twamamaza urupfu rwe n'izuka rye. Yezu utwitangira, Yezu utwiha, Yezu duhabwa, akatubera ifunguro ry'ubugingo bw'iteka. Muri Ukaristiya, Yezu Kristo yiha buri wese umusonzeye, akamwiha nta kiguzi, nta bwishyu. Yezu atwiha adashingiye ku misusire yacu, ku ndeshyo yacu se, ku gihagararo, ku gitinyiro, ku cyubahiro, ku bwemarare, ku bwiza bw'isura, ku mvugo nziza, ku myitwarire myiza cyangwa ku butwari bwacu, ahubwo agira urukundo rwonyine adukunda gusa. Yewe aremera ibigwari n'ababi bakamutinyuka, nubwo nta mugisha babikuramo, nk'uko tubiririmba mu ndirimbo ya Ratasiyoni ya Mutagatifu Tomasi wa Akwino, ngo ahabwa ababi n'abeza, ariko biranyuranye n'urupfu n'ubugingo. Ukaristiya ni isoko y'ubumwe. Iyo Ukaristiya ni isoko idudubiza ubutagatifu, ikaba n'iriba cyangwa ivomo ry'umunezero usendereye inema n'ubutungane. Ukaristiya ni isoko y'umunezero, urukundo, ibyishimo, umudendezo, ukuruhuka, ugutwarwa wese. Ni Yezu Kristo wese mu bumana bwe no mu bumuntu bwe wicishije bugufi akigira umugaragu wa bose, akigaragaza yoza ibirenge by'intumwa ze, akageza n'aho adupfira ku musaraba akanazukira kudukiza. Ukaristiya ni injishi y'ubumwe bw'ijuru n'isi, ikaba n'injishi y'ubumwe hagati y'abemera. Umutima wa Kristo, soko y'ubutagatifu,
ubumbiye mu isakaramentu ry'Ukarisitiya. Ihuriro ry'umuntu n'ubutatu butagatifu ribera naryo muri Ukarisitiya. Muri Ukarisitiya niho Kristu adutegereza ngo twishimane nawe mu bukwe butagatifu, nk'uko indirimbo ihebuje ibiduciramo amarenga igira iti: ijoro ryose naraye nshatse uw'umutima wanjye ukunda. Twari tugitandukana gato, mbona uw'umutima wanjye ukunda, ndamufata nanga kumurekura, namwinjije mu nzu ya mama, mu cyumba cy'uwamwibarutse. Iyo mawe Ukarisitiya, njyewe w'ikiremwa mpura n'umuremyi wanjye, umusumba byose wicishije bugufi, akemera kuntahamo, agacumbika iwanjye muri njye. Bityo Ukarisitiya ni n'ibanga ribera mu kwiranguriza kwanjye mu Mana, nk'uko Imana ubwayo yicishije bugufi ikiha umutima wa muntu, maze kamere muntu igataha muri kamere Mana. Iryo banga ni naryo risogongererwa mu gushengerera Ukarisitiya ntagatifu, tukunga ubumwe, tukaba umwe, tugasa, tukagenda kimwe kandi tukagenza kimwe, hahandi wagera ukaba waririmba aka karirimbo ngo dushime twese uwaturemye. Ukarisitiya ni isoko ikaba n'injishi y'ubumwe bugomba kuranga abemera Kristo bose by'akarusho, ndetse n'abandi bantu bose. Ukarisitiya ni imvano n'ipfundo ry'ubumwe, nk'uko Pawulo mutagatifu abivuga. Muri Kristo ntihaba hakivuga umugereki cyangwa umuyahudi, uwagenywe cyangwa utagenywe, umunyeshyanga cyangwa umushiti, umucakara cyangwa uwigenga, ahubwo haba havugwa Kristo uba muri byose na bose. Mereye kuri bya bindi bibera intandaro yo gucagagurana mu bantu, twanagira tuti muri Kristo ntihaba hakivuga umuzungu, umwarabu cyangwa umwirabura. Muri Kristo nta bwoko, nta rondakoko, nta rondakarere. Muri Kristo nta mugufi, nta muremure, nta nzobe, nta gikara, nta muyumbu, nta ubyibushye, nta n'unanutse. Muri Kristo nta muhanga, nta muswa, nta mukire, nta mukene, nta mwana, nta musaza, nta mukecuru, nta munyacyaro, nta munyamujyi, nta musirimu, nta musongarere. Kristo aba byose muri bose. Bigeza aho ibyo dutandukaniyeho, aho kugira ngo bitubere isoko y'umururumba n'umwiryane, bitubere isoko y'ubwuzuzanye, maze buri wese akabona undi nk'aho ari umuvandimwe agomba gufasha no kunganira. Umuvandimwe ahamagarirwa kurandata mu byamurusha kubera impano yahawe na Nyagasani, aho kuba yamubona nk'udafite agaciro, uwo yipimiraho bangana kubera icyo amurusha, unsuzugurwa cyangwa uwo kwikiza. Ukarisitiya ni isoko y'ubumwe. Yezu yifuje ko abasangira Ukarisitiya bagirana nawe ubumwe budatezuka. Yarabyivugiye igihe agira ati: urya umubiri wanjye ngumamo, nanjye nkamugumamo. Ukarisitiya ituma habaho umubano umusabano ukomeye hagati ya Kristo n'umuhawe muri yo. Ko kugirana nawe ubumwe bivuga ko duhura nawe mu mateka ye yose, mu buzima bwacu bwa hano kuri iyi si, mu rupfu rwe no mu izuka rye, ndetse no mu kuba ari iruhande rw'Imana Data mu ijuru. Ukarisitiya rero ni ikimenyetso, ikaba n'isoko y'ubumwe bw'umubiri wa Kristo, ari wo Kiliziya. Umwanditsi witwa Nikolasi mu gitabo cye yise La vie en Christ niwe ugira ati: bityo rero iryo yobera riratunganye byuzuye rwose, ntabwo ari kimwe n'indi mihango isanzwe, kuko ritugeza ku izingiro ry'ibyiza duhishiwe, rikaba rinasendereye ibyo umuntu aharanira kugeraho byose. Koko rero muri ryo ni Imana ubwayo dusangamo,
bityo ikunga ubumwe natwe ku buryo bw'inagereranywa. Niyo mpamvu ari ngombwa kubiba mu mutima inyota ihoraho y'isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yagiraga ati, igihe mutasangiye isakaramento mu misa mwumvise, byibuze nimusangire mu mitima ku buryo bwa roho, ni nabwo buryo buboneye, bityo muzaba munigwijemo urukundo ruhebuje rw'umwami. Tubwirwa ukuntu ababyeyi ba Tereza ari bo Zeriya na Rudoviko Martini, igitambo cya misa cyari ipfundo ry'ubuzima bwabo, kikanaba igikorwa cya mbere cya buri munsi mu buzima bwabo nk'abashakanye. Aba batagatifu bahoranaga inyota nyinshi yo guhazwa Ukaristiya ntagatifu, bagahazwa kenshi gashoboka, ngo kubera ko bajyaga mu misa ya mbere mu museso ya 11:30, Rudoviko na Zeriya batabizi bafashaga abantu kwitegura kubyuka. Iyo abaturanyi babo bumvaga ubwa mbere urugi rukinzwe rufunguwe, baribwiraga bati, ni abashakanye batagatifu ba Martini bagiye mu Kiliziya, turacyafite igihe cyo kuryama. Kuri bo kujya mu misa si agahato, ahubwo cyari igihe cy'ingenzi mu buzima bwabo bwa gikristu, cyane cyane noneho guhazwa bikaba umunezero wabo, kandi uburyo babikundaga nibwo bwagiye bwibuganiza mu bana babo kuva bakiri bato. Tereza akiri wa mwana muto utaramenya no kuvuga neza, hari igihe bamutembereje ari ku cyumweru, nawe wari wamujyanye mu misa uwo munsi. Batashye ararira cyane, avuga ko ashaka kujya mu misa, afungura urugi yirukanka mu mvura agana ku Kiliziya. Bamugaruye yanga guhora, baramureka aragenda agera mu Kiliziya. Nyina ubwo amusangayo mu Kiliziya, umwana aramwegera amubwira avuga cyane, nubwo amagambo amwe n'amwe yari ataramenya kuyavuga uko bikwiriye, ati, njyewe nagiye mu misa, nasenze neza, Imana nziza. Aba babyeyi bahaga cyane agaciro Ukaristiya, bakitegura neza kuyihabwa babyitayeho, baba ari bo ndetse n'abana babo, ko bagakunze guhazwa n'ubushobozi bwabo bwa nyuma igihe bari barwaye indwara yabo ya nyuma. Ubwo bushobozi bwabaye bwo kuva aho bari bajya guhazwa, kandi barababaraga. Akandi kantu batwigisha mu bumwe bwabo ni ako gusabira misa bapfuye aho kubatura imizingo y'indabo. Ikintu cyose cy'ingenzi babaga bifuza gusabira bagisabiraga mu misa hamwe n'izindi nshuti zabo buri kwezi. Rudoviko yanagiraga ijoro ryo gushengerera, iryo joro rikamugera ku mutima. Zeriya nawe yari afitanye ubucuti bukomeye n'umuryango w'Abafransisikani. Kubaha Ukaristiya kwabo byanagendanaga no kubaha buri sakramento. Umwana yavuka bakamubatirisha vuba hashobotse, bakagira n'umupadiri uhoraho ubafasha guhabwa isakramento rya penetensiya, babonagamo inzira yihariye y'impuhwe z'Imana kuri bo, nta kibaziga mu kurihabwa, ndetse bakanakunda paruwasi yabo ku buryo bahoraga bashishikariye kwitabira ibirebana n'ubuzima bwayo. Rudoviko na Zeriya baganakunda cyane liturujia nziza, ni ukuvuga ya yindi ifasha abantu gusenga neza. Ni muri iyo nzira Gategisima Kiliziya Gatolika igira iti, uwiyiziho icyaha gikomeye agomba kubanza guhabwa isakramento ry'imbabazi imbere y'isangira ritagatifu. Ubwo tukahabonera cyangwa tukahumvira ko Ukaristiya na penetensiya bifitanye isano iremereye, kubera ko Ukaristiya yibutsa igitambo cy'umusaraba cyaducunguye, ikanagihozaho mu buryo bw'isakramento. Ibyo binasobanura ko iryo sakramento rihora riduhamagarira iteka kwisubiraho, kwivugurura, tugahinduka, buri wese akabonera igisubizo bwite icyifuzo cya Mutagatifu Pawulo intumwa yagejeje ku bakristu b'i Korini, aho ababwira ati, ngaho rero turabinginze mu izina rya Kristu, nimureke Imana ibigarurire. Ukaristiya ni igihango cy'urukundo, ikanadutoza kwitanga. Mutagatifu Tereza w'i Kalikuta muri uwo murongo yagize ati, isaha ntagatifu tumara dusenga imbere y'isakramento ry'Ukaristiya ntagatifu igomba kutujyana ku yindi saha ntagatifu hamwe n'abakene, naho ubundi Ukaristiya yacu yaba ituzuye niba itatujyanye ku kugirira neza no gukunda abakene. Mutagatifu Agustini
we yagize ati: Nyagasani Imana yacu yagabiye ku meza ye iyobera ry'amahoro yacu n'ubumwe bwacu. Uwakira iryo yobera ry'ubumwe ariko ntarusheho kurangwa n'amahoro, mu by'ukuri ntabwo ahabwa iryo yobera ngo rimukize, ahubwo aba yikururiye ubuhamya bumucira urubanza. Kugira ngo dushobore kugera ku bumwe, Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri atubwira ko inyota yacu yo kugera ku bumwe idusaba guhora duhanze amaso Ukaristiya, kuko ari ryo sakramento ry'ubumwe nyakuri bw'umuryango w'Imana, niyo bwumvikaniramo neza kandi nabubereye isoko itagereranywa. Ukaristiya ni isoko y'ubuzima, Ukaristiya ni isoko y'impuhwe, Ukaristiya ni isoko y'ubwiyunge, ikanatubera kandi ifunguro rya roho zacu, ikaba n'urwibutso, ariko si rwa rwibutso rusanzwe nk'uko wenda umuntu yibuka icyamubayeho mu mateka y'ubuzima bwe, ahubwo twibuka ibyabaye kuri Yezu ari budupfire, twibuka urupfu rwe n'izuka rye, bityo tukiyumvisha ko natwe twongera kubaho ibyabaye ku wa kane mutagatifu, duhimbaza ko ibyabaye icyo gihe biri imbere yacu, ko biriho ubu ngubu uyu munsi, kugira ngo dukire tubonereho gukiza abandi. Ukaristiya ni ingwate y'ubugingo bw'iteka, idushushanya na Yezu tuyihabwamo, ikanadutegurira kuzamusanga. Ukaristiya iradususurutsa, ikatubera impamba mu kudutera imbaraga mu rugendo turimo hano ku isi, urugendo rugana mu bugingo bw'iteka. Ukaristiya kandi ni isangira rishushanya ubukwe bwa ntama mu ikuzo ry'ijuru, tuzahimbazanya ibyishimo turi kumwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana n'uwacu, turi kumwe kandi n'abamarayika ndetse n'abatagatifu. Icyo nongera kwibutsa ni uko hadashobora kubaho Ukaristiya nta Kiliziya, kandi nta Ukaristiya nta Kiliziya. Kiliziya ikaba ikora Ukaristiya binyuze mu biganza by'abahabwa isakramento ry'inzego, ariko nayo ikabishwaho n'Ukaristiya. Mu biganiro byatambutse nibukije ko natwe abahabwa Ukaristiya, igihe cyose twakira uwo duhabwa muri Ukaristiya, tugomba kwifuza kumera nka we, turangwa n'umutima ugira impuhwe n'imbabazi, umutima utuza kandi woroshya, ubwo kandi tukamutura ya sinema y'imiruho yacu, ibizazane, amagorwa n'ingorane zidasiba, ibyishimo byacu, imirimo yacu, imiruho yacu, tukabimuturaho ituro. Ibyo kandi tukabikora mu isengesho rihoraho, tunagerageza kumwegera mu isengesho ryo gushengerera, kugira ngo turuhure, atwigishe gusa nkawe no kugenza nkawe, ibyo bihesha Imana Data ikuzo. Muri iryo sengesho tuhavoma imbaraga ziduhagarika, imbaraga zidusigasira, zikadufasha gutsinda ibishuko bya Sekibi, zikadufasha guhora twirinze ko hagira uwadushora mu ntambara yateguye, cyangwa se n'undi wese washaka kutubyinisha umuzunga. Uri mwiza Yezu, uri mwiza wese, uri mwiza rwose, nzahora nguhanze amaso, nzahora nguteze amatwi, kuko nzi ko umukiro wose uganji wawe. Nshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, dukomeje kuba mu kiganiro cya Tumenye inyigisho za Kiliziya Gatolika mu nsanganyamatsiko Ukaristiya no gushengerera. Kumenya no guhura na Yezu uri muri Ukaristiya bituruka ku kwemera. Ngira ngo kugeza magingo aya ntimuzatangazwe nuko hariho abantu batazi ko Yezu ari muri Ukaristiya. Hari abatamwemera, hari abagishidikanya bibaza batese koko Yezu ari muri Ukaristiya. Muti twamusubiza ubwo dute? Twamuhamiriza ko ari byo gute? Icyo mbabwira ni uko kumenya Yezu uri muri Ukaristiya ari ikibazo cy'ukwemera kwe mbere na mbere. Ubundi kugira ngo ubishyikire, hari ibintu bigera kuri 3 byibuze wagombye kuba wujuje. Icya mbere ni ukwemera ko Imana ariyo yaremye byose, harimo na muntu ibikuye mu busa. Icya kabiri ni ukwemera ko umwana w'Imana ubwe yigize umuntu, akaba ari Imana n'umuntu rwose koko. Icya gatatu
ni ukwemera ko Yezu Kristo yapfuye kandi ko yazutse ubu akaba ari muzima iteka ryose. Umuntu muzumva adafite byibura uku kwemera, ntimuzigere muta n'igihe muganira kuri Yezu muzima muri Ukaristiya. Hari ibibazo bigira biti ni gute Yezu ari muri Ukaristiya? Binyereke mbikurure mbashe kubibona. Ibi nabyo ni ibibazo umuntu atabonera ibisubizo, kuko umuntu aba akubaza gusobanura ibintu di domaine de la foi, amagambo ukabisobanurisha amagambo ya di domaine experimentale. Ni gute Yezu yazutse? Ngira ngo na Mariya Madalena yabonekeye bwa mbere nigeze amubaza icyo kibazo, yaramubonye aremera hanyuma arishima. No muri Bibiliya naho dusanga ikibazo nk'icyo. Ibibazo bya gute ni ibibazo by'umuntu koko utarahura n'Imana kandi ushobora no kuba yakwibuza amahirwe yo guhura nayo. Ushaka kwemera arabanza agakingura umutima we, agakingura ubwenge bwe no gushaka kwe, hanyuma kumva icyo ijambo ry'Imana ubwaryo rimubwira, dore ko ritwemeza ko Yezu ari muri Ukaristiya by'ukuri koko. Mutagatifu Tomasi wa Aquino muri Ratasiyoni niwe ugira ati, hirya y'ibigaragara shaka ukuri bishushanya uhasanga inyamibwa, ukubasha w'Imariyo n'abisingizo bareshya, witinya manyura iyo mvaho, hamanyuka ibimenyetso bidatubya imimerere n'indeso ya nyirabyo. Ndongeraho ko niba waba uri n'umunyantege nke ukenera ibitangaza ngo wemere ko Yezu ari muri Ukaristiya, nabyo birahari ndetse byinshi cyane. Ushobora kubisanga muri Gatigisimu no Ukaristiya, agatabo kanditswe mu gihe cy'ikoraniro mpuzamahanga ry'Ukaristiya ryabereye i Guadalajara mu gihugu cya Mexique mu mwaka w'ibihumbi 2004. Ndetse mpamya ko na hano iwacu mu Rwanda, usibye ko Kiliziya ntacyo irabivugaho, naho birahari. Muti gute? Umuntu agize ati, batambagije isakaramento ry'Ukaristiya rigeze hafi yanjye numva ndakize. Byageze muri konsekarasiyo ndangamira Yezu, ndamubona duhuza indoro, maze numva ndaruhutse nyiraho nababaraga. Bene ubu akerekana impapuro za muganga zemeza ko yari arwaye indwara idakira n'izindi zerekana ko noneho yayikize. Si ubutekamutwe, ahubwo ni ubuhamya bufatika. Ndi nta mpamvu numva naba mfite zo kubihakana. Yezu muri Ukaristiya duhabwa, Yezu muri Ukaristiya dushengerera, ni na wa wundi wanyuraga hose agenda agira neza, uwakozeho n'umukozeho agakira. Rwose hari igitangaza kiba buri gihe dutura igitambo cy'Ukaristiya. Yezu ahindura umugati na divayi bikaba we ubwe muzima. Njye ubwanjye umunsi mpabwaho ubusaserdoti ku wa 13 z'ukwezi kwa munani 2016, bwacya ku wa 14 z'ukwa munani 2016 ngatura igitambo cy'Ukaristiya. Nicyo gitangaza cyanshimishije kubona ngira uruhare muri icyo gitangaza, ndetse kugeza na n'ubu. Ukavuga ijambo rimwe rya Yezu, icyari umugati cyangwa diva kigahinduka Yezu ubwe. Mwebwe muteze amatwi iki kiganiro, sinzi niba mubikurura neza ngo mubashe kubyumva. Birarenze. Burya iyo ndeba Ukaristiya igihe tuyizamura, muranangarira icyo gitangaza cy'urukundo rukomeye. Iyo maze akanya katarambiranyije muzamuye, mba ngira ngo namwe mumubwire akajambo kabari ku mutima kerekeranye n'icyabazinduye. Yezu aradukunda kugeza ubwo ahinduka umugati, kugira ngo agere mu mutima wanjye, njyewe w'umunyabyaha, njyewe w'umunyantege nkeya. Ahangaha rero niho hatuzamukamo ikibazo ngo niba bimeze uko dukora iki? Mu byo twakora harimo kugerageza gukunda Yezu wadukunze mbere akatwitangira, no kumusaba ingabire y'ukwemera, kumugira inshuti nyakuganwa, nyagutakirwa na nyakwiringirwa kurenza izindi zose, guhorana inyota ya misa, yewe no muri ibi bihe kutayisiba no kutayikererwa na rimwe, kuko ariho turongera iyo ngabire isumba izindi, kubaha no kubahisha Kiliziya Nyagasani mu rukundo dukunda, yemeye gutuzamo Ukaristiya ntagatifu, kujya dukunda kumushengerera no kumuhabwa, dore ko Yezu atatwihaye ngo tujye tumureba gusa, ahubwo yatwihaye ngo tumuhabwa turi mu mitima yacu. Turamuhabwa akaduha imbaraga ze zirenze iza kamere yacu, twamushengerera bigatuma turushaho kunywana no kugirana ubumwe n'uwo twahawe. Ubu noneho ngira ngo ngezaho benshi bari bafitiye amatsiko.
mu bifasha kwinjira nyirizina mu mwitozo wo gushengerera Yezu muri Ukaristiya, mbere na mbere ni ukwibaza ngo numva gute ugushengerera, mbyiyumvisha gute, mbyitegura gute, mbikorane. Iyo ndi imbere ya Yezu mubwira iki, mba numva merewe gute muri njye, ese iyo ntashye naha numva bwo merewe gute. ku byishimo byawe n'iki kindi yararikira mukundwa ntacyo nzigumira iwawe mwami waducunguye impuhwe n'urukundo byawe aba ari byo bimbeshaho. Inshuti bakunzi ba radiyo Mariya Rwanda, dukomeje kuba mu kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya Gatolika mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, Ukaristiya no gushengerera. Gushengerera Ukaristiya ni ukwitoza kurangamira ubwiza bw'Imana, ni ukuramya Yezu werekanira urukundo ruhebuje mu isakaramento ry'Ukaristiya. Birasanzwe ko mu buzima bw'imibereho yacu, iyo babiri bahuje indoro barebana ntacyo babwirana barishima cyane, kuko imitima yabo ibivugana byinshi. Burya n'umuntu uretse ibyo yakoraga, amaso akayerekeza gusa ku wakunda, agatwarwa no kumurura utamuhaga, agatwarwa nawe aba arimo kumushengerera. Ashobora kubikora bari kumwe cyangwa se yifashishije kumwibuka, akarangamira ishusho ye imuri mu bwonko cyangwa mu mutwe, cyangwa se agahorana agafoto k'urwibutso yamuhaye, cyangwa se nanone akamesaje k'urukundo yamwoherereje, akajambo yamubwiye kakamukura hasi, agakado se yamuhaye cyangwa akabarwa yamwandikiye. Mpereye aho navuga ko gushengerera ari umwitozo ubundi dusanzwe dukora kandi utunyura, tugira ngo turusheho kugubwa neza n'abantu cyangwa se n'ibintu byadutwaye umutima. Hariho gushengerera uwo yabengutse, akumva umutima ntuzatuza na rimwe ataragira ijambo ryerekeye urukundo amubwira. Undi wagashengerera ifaranga cyangwa se ubutegetsi, undi agashengerera itungo, icupa mu kabari akikije umupimyi n'ubwo utubari dufunze, undi agashengerera televiziyo n'ibyo ayireberaho, yaba ari filime, umupira, ibiganiro, amakuru n'amashusho atandukanye, agafilime k'agaseri n'ibindi nk'ibyo byinjira mu muntu, bigasa naho bimurusha imbaraga, akabihozaho amaso. Igishya Yezu adushoboza iyo tumuri iruhande ni ukugorora uwo mwitozo, tukawukora noneho tuwerekeje ku Mana, nk'uko yabiduhayemo urugero agira, turajya ukunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Yezu yabiduhayemo urugero agira ngo duhorane umunezero uturuka ku gusabana na Rugira. Ni ukuvuga ngo niba ndangarira ibiremwa ngatwarwa wese, bikankurura nkabihengamira, mbese nkamererwa neza nshengereye Umuremyi Yezu wancunguye, sinarushaho kumererwa neza nkishima? Ndahamya ko ari byo gusa. Ikibabaje ni uko n'abantu benshi babihagurukira bafite umuhate nk'uwo bashyira mu gushakashaka ifaranga n'ibindi byose bitezeho ihirwe muri iyi si. Kunanirwa gushengerera no kwiganyira kubikora bishobora guterwa n'uko tutigeze twumva neza akamaro bifite mu buzima bwacu nsabaniramana. Icyo Bibiliya n'inyigisho za Kiliziya bivuga ku gushengerera. Iyo tubashije gusura amateka y'Imana n'umuryango wayo mu isezerano rya kera, tubona ko baturushaga kuvunika, kuko aho bashoboraga guhera ngo batwarwe n'uburanga bw'uwabahanze hari gusa mu kwitegereza ibyaremwe no mu kuzirikana ijambo rye ubudahwema. Iryo jambo rikabafasha kwakira amateka n'imibereho yabo, nyamara ntibyababujije gushyikirana n'Imana kurusha uko bitugendekera wenda twebwe twifashishije isakaramento ritagatifu. Mu isezerano rishyaho ntibyagombye kugorana, kuko dufite ahafatika duhera. Muri ijambo w'Imana wigize umuntu akabana natwe, Imana yemeye guturana natwe, yemera kubonwa n'amaso yacu y'inyuma, kugira ngo icyo gitangaza kidakorerwa gusa ababonye Yezu yigisha,
natwe Yezu yadusigiye isakaramentu ry'Ukarisitiya rimutwibutsa kandi rigahora rimugaragaza mu bumana bwe no mu bumuntu bwe. Muri icyo kimenyetso ndengakamere gihanitse cy'urukundo dukunda niho huzurizwa ya magambo ubwo yivugiye ati dore ubu ngubu ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Nanone hari ahandi yagize ati ufite inyota nansange anywe. Ahandi aratubwira ngo nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu nimunywe n'amaraso ye nimuzagira ubugingo muri mwe. Burya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye angumamo nanjye nkamugumamo. Niba tubyibuka neza, icyo gihe bamwe mu Bayahudi mu gupinga bagize batashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe. Natwe ubu ntihabuze ababyibaza y'ukwemera kwacu kwajegajeze, nyamara ngo uwo ukunze kurebana ubwuzu no gukorakoza ibiganza byawe akujyamo utabizi ukazabyemera ari uko usanze ari usigaye urota ijoro n'amanywa. Yezu uzi kuturusha uko umuntu yinjira mu wundi naduha umubiri we agira ngo tugumire ujye mu gifu honyine, mbese ngo tubikora turya ibiribwa bisanzwe, ahubwo aba yifuza gutura mu mutima wacu kandi ntitwashobora kuhamugeza tutitoje guhugukira ubwiza bwe. Ngicyo rero gituma gushengerera ari ingirakamaro, kuko kurebana ubwuzu n'ubwira urwererane rw'Ukarisitiya ntagatifu bishimangira wa muhango wo guhazwa. Gushengerera Yezu muri Ukarisitiya twabisobanura dute? Gushengerera ni uburyo bwo gusenga budufasha kujya imbere y'Imana nyir'ubutagatifu mu bwiyoroshye, tukemera ko ari umwami w'ikuzo, umugenga w'ubuzima bwacu n'umuremyi. Gushengerera ni uguhanga amaso y'umubiri n'ay'umutima Yezu uri muri Ukarisitiya, maze tugatangarira dutuje urwo rukundo rurema byose, rwitanze rugahinduka ubusabusa bw'umugati, maze ububasha bwe bwose uko bwakabaye akabukusanyiriza muri urwo rwererane bukaribwa nabo, bityo bugahinduka ifunguro ribatunga. Gushengerera Ukarisitiya ntagatifu ni isengesho rikozwe nk'ikiganiro cyihariye umuntu agirana na Yezu Kristu, ugaragarira mu by'ukuri mu kimenyetso cy'umugati nyabuzima. Ni imbonankubone hagati y'usenga na Kristu uri muri Ukarisitiya, ndamureba nawe akandeba, mbese ni mpangara ngo uhangare. Kugira ngo ubyumve neza, wazirikana iyo uhuye n'umuntu ukunda cyangwa ugukunda uko bigenda, kumva umwishimiye, ko wumva mutatandukana, maze noneho uhite wibaza ugiye guhura n'uwakuremye, ukubeshejeho, ukugize umugenga w'ubuzima bwawe. Gushengerera Yezu muri Ukarisitiya bituma dusezerera rya shengerera ry'ibidushegesha, bigatuma dushavura tukanandavura, maze imitima yacu ikayituzamo ubutungane. Nshuti bavandimwe muteze amatwi Radio Mariya Rwanda, mu gushengerera umutima wabikereye urirekura ukikingurira Yezu, maze nawe akawutahamo akawusendeza bya byishimo bihanitse bitemba mu butatu butagatifu. Mu gushengerera umuntu yiranguriza mu rukundo rwa Kristu, akamwikonorezamo, maze akanyungutira urwo rujya n'uruza rw'ibinezaneza atewe no kwitwa inshuti magara ya Kristu. We na Kristu bakunga ubumwe, bakaba umwe, bakaba patanarugi, bagasa, bakagenda kimwe kandi bakagenza kimwe. Ni koko uwasogongeye ku byishimo bya Yezu nta kindi yararikira kibaho. Iyo tugiye gushengerera, Imana ibidutegereje mu isakaramentu ry'Ukarisitiya, ikatwakira, ikatureba, ikanadutega amatwi. Ibifite n'iki tubwira, bivuze ngo ushengereye anagira uko yitwara. Ushengereye yitabira gahunda y'Imana, akagira n'uko yitwara mu cyubahiro kigaragaza ko ari mu gikorwa gitagatifu. Yinjiye ashobora gupfukama, gutera ivi, gukora ikimenyetso cy'umusaraba, hanyuma mu kwinjira mu isengesho nyirizina agahitamo imyifatire imukwiriye, aho ari yamufasha kurushaho gusabana n'Imana mu cyubahiro no mu rukundo. Umuririmbyi wa Zaburi ya 5 umurongo wa 8 agira ati, naho njyewe mu nzu yawe pfukamana icyubahiro. Bikumvikana neza ko gupfukama ari bwo buryo buberanye n'isengesho ryo gushengerera, nubwo hari abo bidashobokera kubera impamvu zinyuranye, cyane cyane nuko isengesho ari rirerire.
ushengereye arangamira Yezu. Mu ishengerera Yezu Kristu we akora iki? Nshuti bavandimwe muteze amatwi radiyo Mariya Rwanda, rimwe muri paruwasi yayoborwaga na Mutagatifu Yohani Mariya Vianney, hari umukristu wakundaga gufata umwanya wo gusenga bucece mu kiliziya. Baza kumubaza ngo ese uba ukora iki imbere y'isakaramento? Arasubiza ngo ndamureba nawe akandeba. Kandi koko mu gushengerera tureba Yezu tukamwitegereza, we buranga buhebuje, umwiza kurusha bene muntu bose. Mu ishengerera rero uwo Yezu aratwiyereka ubwe, agatega amatwi isengesho ryacu, natwe tukamutega amatwi y'umutima, bikadusaba kuba dufite umutuzo w'imbere muri twe udufasha kumva neza ijwi ry'Imana. Yezu aduhamagarira natwe kumwiyereka uko turi. Mukundeba nanjye mureba. Yezu aba ategereje kumva ubuzima bwanjye, ubukene bw'umutima wanjye, ububi bwanjye kuri roho no ku mubiri, ibyantwaye umutima, ibimbuza kujya mbere musanga, ibimbuza kumwirekurira, ibimbuza gusabana nawe, imibabaro no guhangayika byanjye. Nimushengerera neza, hari ubwo ibi byose bizabatera kurira, kandi ntimuzatinye kuririra imbere ya Yesu, kuko muri uko kumureba nawe akakureba mugahuza indoro, uburahukwirwa, maze kubera ko uba watwaye uburoho, amarira agashoka ubwo agatemba. Kandi iyo bigenze gutyo, Yezu aba akuruhuye ibyakubuzaga amahwemo byose, ugasigara ari ubona gusa, hahandi waririmba ugira uti ni wowe gusa Yezu, ni wowe gusa. Hifashishwa iki mu gushengerera Ukaristiya? Hari abifashisha ibintu binyuranye, nko gutega amatwi umuziki w'indirimbo zo gushengerera cyangwa uturirimbo nyobokamana, ariko burya ibyiza kurusha ubundi ni ukwirinda kwiyuzuzaho ibintu twibwira ko byadufasha, kandi bishobora kuturangaza, bikanadutera akamenyero kabi, tukaba twananirwa gusenga igihe twabibuze. Umuntu abikora nk'uwinjiye mu butayu, akaba hamwe n'Imana ye gusa yonyine. Uwitwaje Bibiliya ashobora kudakenera ibindi usibye wenda ikaramu n'aho yandika. Ushengereye ashobora gusoma muri Bibiliya, cyane cyane Zaburi, kuko nk'uko Atanazi Mutagatifu abivuga, Zaburi zigisha abantu uko bagomba gusingiza Imana, zikanabigisha amagambo bagomba kwifashisha bayihimbaza. Ikibutswa ahangaha ni uko n'uwo mwanya wo gusoma Bibiliya utagomba kuba muremure, kimwe nuko utagomba kugaruka inshuro nyinshi. Nshuti bakunzi muduteze amatwi, ngeze noneho ku batagatifu batuye mu ijuru, bafite ubuhamya bujyanye n'isengesho ry'ugushengerera. Amateka y'abatagatifu atwigisha ko imbere y'isakaramento bagiye bahabwirirwa amagambo ahishura urukundo rw'Imana ku buryo buhebuje. Mutagatifu Margarita Mariya igihe yarashengereye yabwiwe aya magambo ngo dore umutima wakunze cyane abantu, ariko nk'inyiturano y'urwo rukundo nkabona kuri benshi ukudashima kugaragarira mu kutagira icyubahiro kwabo, mu gutuka Imana kwabo, mu gukonja kwabo n'agasuzuguro kabo bangaragariza muri iri sakaramento ry'urukundo. Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri igihe yatangazaga umwaka w'Ukaristiya wabaye 2004 kugeza 2005, yagize ati tugume imbere ya Yezu Kristu dupfukamye igihe kirekire, maze ukwemera kwacu n'urukundo rwacu byibagize Yezu akababara aterwa nuko henshi ku isi batamwitayeho muri iryo sakaramento, bamwe bakibagirwa ko anahari, abandi ndetse bakahamutukira. Mu kiganiro hagati y'Imana n'umunyabyaha, Yezu yabwiye umunyabyaha ati ndi imbaraga zawe nzaguha imbaraga zo kurwana. Mu gihe yasubizaga ati nzi uburyo uri mutagatifu ndagutinya, Yezu yaramushubije ati kuki uninya mwana wanjye, njye Imana nyirimpuhwe, kuri wowe ubutagatifu bwanjye ntabwo bumbuza kuba nyirimpuhwe. Munyabyaha itegereze, ni wowe watumye nshyira ku isi intebe y'impuhwe. Iyo ntebe ni ubushyinguro bw'isakaramento ritagatifu. Ndifuza kuva kuri iyo ntebe maze nkaza mu mutima wawe. Reba nta kintu na kimwe kinyikije, nta murinzi ushobora kungeraho buri gihe, buri saha yose y'umunsi. Ndifuza kuganira nawe kandi ndifuza kuguha ingabire yanjye.
tubisanga mu kanyamakuru ka mama Faustina. Tereza w'ikarikuta nawe yagize ati ikizakiza isi ni isengesho. Birakwiriye ko buri paruwasi ijya ku birenge bya Yezu mu isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya ikahamara amasaha n'amasaha ishengereye. Mutagatifu Petero Yuliyani Eyimaridi ati nubwo umucunguzi afungiranye muri hostia ntagatifu ameze nk'uwisinziriye, umutima we burya uba uri maso ukabona uko tumutekereza n'igihe tutamutekereza akabibona. Yezu ntaruhuka, ahora dutakambira imbere y'Imana se, umutima we uba uhari nk'uko yari ku musaraba ukinguye, kandi ari nako hasohokamo cyangwa havubukamo ibitonyanga by'ingabire n'urukundo bijya kuri twe. Mutagatifu Geretruda nawe agira ati inshuro zose zishoboka umuntu abasha kureba urukundo n'icyubahiro hostia ntagatifu, isakaramento ritagatifu ry'umubiri n'amaraso ya Kristu, aba yiyongerera we ubwe igihembo cye mu buzima bw'ejo hazaza. Elizabeth w'ubutatu butagatifu nawe yavuze ko gushengerera ari ijambo ry'ijuru, abyita ugutarakira mu rukundo, akanagira ati ntabwo ari ubukene bwacu bushobora gutuma dusukurwa, ahubwo ni ukureba cyangwa uguhanga amaso usukuye bihebuje umuzirabwandu wuje ubutagatifu. Yohani wa 23 nawe yakundaga kugira ati ni mu mutima wa Yezu nshakira igisubizo cy'ibibazo byanjye. Ubwo bwari ubuhamya wenda bageze mu ijuru, ariko kuri uyu mwitozo wo gushengerera isakaramento ritagatifu hari n'abandi bamaye ubuhamya ariko bo bakiri ku isi, ndetse banambwira n'imbuto biberera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hari umukristu wo muri paruwasi ya Ruhuha wambwiye ati mperutse kubabara, hamwe numvaga nashaka kuvuga, umutima uremerewe ku buryo numvaga utakiba mu gitereko. Muri ubwo buremererwe, ubwiyange n'ubwigunge, nibutse uwo nagana ari we Yezu muri Ukaristiya, maze mbasha kumusanga ngo mushengerere, kandi aransanganira. Nkigera imbere y'isakaramento ritagatifu, uko nari nakomeje kwihagararaho nkareka kurira, mu kubura amaso yanjye nkayamuhanga, yamarira nabuzaga gutemba, umutwe wanyishe yarisukanuye ndayareka ndayarira, kugeza ubwo numvise muri njyewe nduhuwe, wa mutwe nawe uhita ukira. Imbere y'isakaramento muri uwo mwanya sinitotombye cyangwa ngo mbwejagure, ahubwo icyo nabashije ni ukuvugira mu mutima ijambo ritabaza, nkitsa muri njye buri kanya izina ngo Yezu. Iminota namaze mutabaza ntabwo nayimenye, icyo nzirikana ni uko naje kumva muri njye amahoro, umutuzo n'akayaga gahuhera neza kanashye mu mutima. Ndabivuga uko kuko simbona ukundi nabyita. Umukristu wo muri paruwasi ya Masaka ndabona agashengerera, nawe mwegereye namubajije ubuhamya yasangiza abandi, nuko arambwira ati natangiye ngenda nkajya muri shapere, nageraho nkicara nkumva mbuze icyo mvuga, nkaguma numva ari umwanya wo gutekereza ibyo nari naburiye umwanya, ndetse hakaba ubwo numva nangiye kurambirwa igihe nihaye kitaragera. Ku minsi yagiye ishira hagiye hakurikiraho kujya ngenda, noneho numva hari ibyo ngiye gusaba Yezu, namugera imbere mu kumureba nkamusaba ubundi nkigendera. Icyo gihe namusangaga mfite muri njye ibimbabaje, ibimpangayikishije, nkabimubwira mfite agahinda, ngasigara negereje icyo azansubiza, nyuma bimwe bigasubizwa nkabibona, ibindi ntibihite bikunda. Kuri ubu aho ngeze nuko nsigaye numva ngomba guhorana iyo gahunda nk'inshingano, ngahorana ubushake bwo kujya kubana na Yezu, tugashyikirana umwanya uko igihe cyaba kingana kose, ariko nkamusanga igihe muri ruhande, mbasha kumwitegereza nkamureba, bikantera kumva nishimye. Iyo nshengereye ngenda numva muri njye mfunguka, mwuzura akanyamuneza, ngasaba ariko nanone nkanashimira Yezu ibyo yankoreye bindenze, akaba nubwo numva natwawe buroho n'igihe kikambana gito. Umukristu wo muri paruwasi ya Kabuye nawe mu buhamya bwe yambwiye agira ati
nangira kwicara imbere ya Yezu numbiriye hostia ntagatifu arimo, nyumvisha ko Yezu ari kundeba nanjye nkamureba. Buke buke byagiye bituma ngira icyanga n'ubwira bwo kugenda ngaruka buri gihe. Ibyo byambereye nko kujya ahantu bwa mbere bakama ibyo ndya bikabanza kuntonda, kuko nta kamenyero mfite ko kubirya, nyamara gahoro gahoro nkagera ubwo mbimenyera nkumva bindyoheye. No gushengerera uko nabibonye nuko natangiye naramenya ibyo ari byo, bikantonda nkarambirwa, nkishimagura, nkayura, nkibuka ibyo nasize mu rugo, nkajya muri mudi y'isengesho hashize umwanya. Maze kubimenyera natangiye kugenda numva icyo Imana iri kumbwirira mu buzima bwanjye, cyangwa icyifuzo nabaga nkikijejeho, noneho ikanangenera ingabire cyangwa inema, ikangira inama se, ikanagira iti ibisimba ishaka byihorere, ibisimba ikunda bireke, hanyuma ugenze uko nkubwiye. Imana yagiye imbwira n'ibishimishije. Iyo ndi imbere y'isakaramento ntagatifu nshengereye, niyumva nk'umwana uri imbere y'umubyeyi we mu rugo amugisha inama. Muri uwo mwanya Imana ishobora kuntonganya nkaba nanarira, ntareba neza urukundo nakunzwe nayo kandi ngikunzwe, nakwisura mu myitwarire, mu migenzereze, mu mibanire yanjye nayo cyangwa n'abandi, ngasanga nasigaye inyuma. Ibi nabyo bikantera kuba narira, kurira nigaya, bikajyana no gufata imigabo n'imigambi mishya yo kwisubiraho. Ayo marira uko nabibonye, hari n'ubwo abaye ibyishimo biturutse ku bwuzu bunyuzuye n'amahoro y'umutima wanjye wanyuzwe no kuba ndi iruhande rw'umukunzi w'umutima wanjye, umukunzi undutira abandi. Uyu mukunzi hari n'ubwo mu kurebana, muri uko guhangana amaso ansetsa, mwiyumvamo ibyishimo nkamwenyura. Mu gushengera kimwe no mu mwanya wa konsekarasiyo, hari n'abahamya ko Yezu ababonekera akabiyereka. Nitwa Musekeweya Beatrice, paruwasi ya Masaka, umuryango remezo wiyambaza mutagatifu Kamili. Ngiye kubaha ubuhamya rero ku gushengerera, kubana na Yezu muri uko gushengerera. Iyo mu by'ukuri gusengera isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya kuri njyewe ni umwanya mwiza ukomeye, aho njya kureba navuga inshuti yanjye magara, urukundo runkunda rutancira urubanza. Ni ahantu numva iyo ngiye imbere ya Yezu nkamushengerera, mba numva nakiriwe, mba numva nguwe neza. Mu by'ukuri navuga ko nishyira imbere y'indoro y'urukundo rw'Imana, Yezu akandeba nanjye nkamureba, tukagirana ikiganiro. Mu by'ukuri navuga ko ni ikiganiro kiba kirimo urukundo, kuko mubwira byose kandi nawe abona byose. Tukagirana ikiganiro navuga cy'urukundo, nkamubwira ko mukunda, nawe akambwira ko ankunda kandi nkabyumva. Ni n'umwanya mwiza rero ngira iyo nshengereye, nkajya imbere ya Yezu nkamutura ibyanjye byose, hari ibimbabaje, hari ibyifuzo byanjye, hari abo nsabira, hari ibyo mushimira cyane ko biba ari byinshi, hari aho musaba urumuri. Navuga ko ni umwanya nyine wo kuganira kuri byose, ni umwanya nicarana nawe tukaganira kuri byose. Ni inshuti nziza rero, ni inshuti inkunda urukundo rutagira ikiguzi, nicyo navuga. Niyo mpamvu iyo mushengereye, ikintu cya mbere navuga bisiga muri njyewe ni amahoro y'umutima. Ni amahoro y'umutima, nkumva ndatuje, nkumva nanezerewe. Ikindi navuga mu gushengerera, niho hantu hakomeye iyo ndi imbere ya Yezu mbasha gufata ibyemezo bimwe na bimwe bikomeye. Ahangaha nababwira nk'igihe nari mu kazi, noneho mugenzi wanjye ahimbira undi dukorana ikosa rikomeye cyane ryashoboraga no kumwirukanisha ku mpamvu ntarenze impamvu. Birambabaza cyane. Hanyuma
uwo dukorana baramuhamagara ko agomba kuzajya kwitaba no kwisobanura, n'undi nawe akazaba haragiye kumushinja. Numva birambabaje cyane. Uwari wahimbye ikinyoma, sinumva ukuntu umuntu ashobora guhimbira undi ikinyoma. Rwose numva amuciriye urubanza, ariko ku mugoroba ntashye numva rwose merewe nabi, no kurya numva byananiye. Uwo mugenzi wanjye wagombaga kujya kwitaba nagombaga kumuherekeza kubera ko ndamuyobora, ariko nkumva nanjye ndi gushyira umwanya munini mu gutegura amagambo nyine nzamubwira, uburyo nyine nzamwereka uburyo ari umuntu mubi, uburyo abeshya, mbese ibibi byose, ariko nkumva ndi gushakisha n'ayandi aremereye nazamubwira. Ariko mu gutaha nyura ahantu habera ishengerera rihoraho, njya gushengerera Yezu, ndabimutura byose. Ariko nkinjira mpita mbona ijambo ryari ryanditse kuri taburo iri muri iyo shapeli ngo mwese abarushye n'abaremerewe n'imitwaro nimuze munsange ndabaruhura. Nahise numva nduhutse wa mutwaro nari ndemereye, mpita numva bya bindi byose nari ndimo ndategura Yezu Kristo arabihinduye, anyambitse izindi mbaraga, anyambitse indi ndoro, ampa iyindi mvugo. Numva mpaye umutima w'amahoro, ahubwo numva nsabye kubabarira. Navuga rero ko mu gushengerera nagiye mpafatira ibyemezo byinshi byo kubabarira, kandi kubabarira mu bucece. Mu gushengera Yezu Kristo mu isakamento ry'Ukaristiya aba ari umugati ngenda ngahanga amaso, ariko nkemera ko uwo mugati ari Kristo koko muzima, ariko kandi wibereye hariya muri ostanswari wicecekeye. Ariko muri uko guceceka kwe agakora byinshi bitangaje. Nanjye rero iyo maze kumushengerera mbona ukuntu ama ubucece, ariko muri ubwo bucece hagasohokamo ikintu kinini cyane, ibikorwa navuga ntabona icyo ngereranya nabyo. Muri uko gushengerera rero Nyagasani Yezu Kristo yampaye kubabarira. Navuga ko mu gushengerera mpafatira ibyemezo byinshi byo kubabarira. Ikindi navuga muri uko gushengerera ni uko numva nuzuye amahoro. Mu gushengerera Nyagasani Yezu Kristo ampa amahoro. Muri ayo mahoro ampa si uko aba yakemuye wenda ibibazo mba mfite, cyangwa se impungenge, cyangwa se ibigeragezo, ariko Nyagasani Yezu Kristo anyinjiza mu ibanga rye rikomeye ry'urugendo yakoze rwo kuducungura, nuko akabinyereka byose. Mu gusohoka rero nkumva yanyambitse izindi mbaraga zimpa amahoro, zimpa no gutuma mbasha kurushaho kumurangamira. Ikindi navuga ni uko mu gushengerera nibwo akenshi mfunguka amaso. Hari igihe njya gushengerera nkagenda nkabwira Yezu, ibyo kumubwira bigashira, nkagira umwanya wo kuza kumureba no kumutega amatwi nawe kugira ngo ambwire. Nyagasani akamperamo ingabire yo gufunguka amaso, yo kubasha kubona abandi. Ndibuka umunsi umwe njye n'umugabo wanjye twari dufite imishinga myinshi twagombaga gukora, ariko nkumva ntazi ngo ndahitamo uyu cyangwa uriya. Kandi uwo mugoroba wagombaga gukurikiraho twagombaga guhura twemeza icyo tugiye gukora. Noneho icyo gihe njye imbere ya Yezu ndavuga nti umunsi ubanza ndabareka njye gushengerera mbaze na Yezu ngo ari wowe wakora iki, ari wowe wakora iki Yezu. Ngeze imbere ya Yezu rero byarahindutse. Yezu yanyeretse undi muntu wari ubabaye cyane, ariko wari ukeneye n'ubushobozi bwinshi bihindura rwose navuga icyerekezo njye nari mfite. Nuko ndagenda mbwira umugabo wanjye rero ndavuga nti Nyagasani yanyeretse ko ntagomba kwikunda, ntagomba kwireba. Nagiye kumushengerera kandi dore umuntu yanyeretse. Navuga ko Nyagasani rero mu gushengerera amfungura amaso yo kutihugiraho, ahubwo ampa imbaraga. Maze kubimubwira yarambwiye ati reka nabyo tubitekerezeho tubisabire. Ntago yahise abyemera, ariko navuga ko muri icyo gihe Nyagasani njye nicyo yanyeretse.
mu gushengerera rero navuga ko nyagasani ahamfungurira amaso yo kubasha kumubona mu buryo bufatika muri iyi si, mu barwayi, mu barembye, mu bakene. Ibyo byose iyo ngiye gushengerera nyagasani Yezu Kristo amfungura amaso. Ikindi navuga mu gushengerera ni uko akenshi ikingora ni ukuguma hamwe, wenda ndi konsantere ntarangaye, rimwe na rimwe hari igihe njya imbere ya Yezu ndushye nkatangira kurangara cyangwa se nkiberande, ariko mu bucece bwe nkunda ko atamveba, kuko nzi ko aba ari, navuga ko uko wumva ndi imbere ye aba ari kunyambika nyine ubumuntu bwe uko ndi. Hari n'igihe rwose mba narushye cyane cyane nkajya imbere ye nkumva no gusenga byanze, nkumva gusa naba imbere ye akandeba nanjye nkamureba, ubundi akanyambika ubwiza bwe. Mu guhanga amaso rero Yezu mu Kiliziya nsohoka numva nahindutse, mfite amahoro mu mutima wanjye. Nshuti bakunzi muteze amatwi Radio Mariya Rwanda, tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Icyo nababwira ni uko Kristo dushengerera ari we mahoro yacu, akaba ari nawe buzima bwacu. Umufite aba afite byose, umubuze ahomba byose. Ni byiza rero ko twajya dushengerera uwo tuzi. Harababwira ko gushengerera bigoye, ariko abo baribeshya, ahubwo nabita ko ari abadakunda Yezu, kuko ubukunda ntabwo warambirwa kumwicara iruhande umuteze amatwi. Ukoze atyo aba yahisemo n'umugabane usumba iyindi atazigera yamburwa. Hari uwakwibeshya kutavuga atabasenga, ariko nyamara twakwibuka ko iyo umwana ashaka gusaba umugati umuntu afite mu ntoki, akenshi aramureba gusa akicecekera, maze nyir'umugati yaba adashaka gutanga akitanguranwa ati kindeba. Ayo maso burya aba yavuze byose. Yezu nawe si we uyoboye kutureba mu maso ngo amenye icyo dushaka. Yezu we abona ndetse n'ibyo twe tutibonera kandi akabitwereka. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Padiri Henrico Amaburi yagize ati gushengera isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya mu buryo buhoraho n'ikiganiro n'umushyikirano wacu w'urukundo na Yezu Kristo muri Ukaristiya. Ngira ngo n'abumvaga Yohani Batista integuza ya nyagasani Yezu mu kubunza imitima baramusangaga bakitanguranywa bibaza ngo none se dukora iki. Ntekereza ko namwe abateze amatwi Radio Mariya Rwanda muri kubyibaza. Kuri njye numva umuntu umaze gutega amatwi ibyo nagarutseho byose akwiriye gufata icyemezo cyo kwakira Yezu. Kumwakira bikaba kumukingurira ubuzima bwawe, akabutahamo akabuturamo, bukamubera inturo, akabugiramo icumbi kandi akakuyobora. Kumwakira kandi bikaba kumureberaho, ukabaho umukurikiza, ukareka ingeso mbi, ukamugororokera, ukabaho uko ashaka, aho kwiberaho uko waba ubyumva cyangwa se uko isi ya none ibyumva mu buzima, kandi ugahora witondeye gahunda zawe zigizayo Yezu, zitwaje bwa busirimu bwateye butari bwo, kuko nta kindi uzisaruramo uretse akajagari mu myumvire, kugusenyagura, kukwica mu mutimanama, hanyuma ugushaka wese akakubyinisha muzungu ukayibyina kakahava. Mu gushakashaka Imana kwacu, mu kuyihungiraho kwacu, tube rwose abayishengerera by'ukuri, tuyigane, tuyegere, nayo izarushaho kutwegera ndetse no kutwiyegereza. Nshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, mbashimiye uburyo mwabanye nanjye muri iki kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya Gatolika. Mwari kumwe na Padiri Julien Mwiseneza ukorera ubutumwa muri Paruwasi ya Masaka. Tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya.